twongeye kubasuhuza turabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mugakurikira Primo Media Rwanda. Muri studio ndi jewe Alex Ntawugenera ariko si ndi jyenyine ndi kumwe na Kanija Jean Dodier. Amakuru na iki gihe sinavuga ngo ni meza cyangwa ni mabi, na iki gihe arahindagurika na iki gihe. Okay, si Kanija wonyine turi kumwe, ndi kumwe na Ndayisenga Clement. Mahoro Imana bane nawe kandi muhorane. We na mahoro mucanganyiko. Mwese numva ari imvangira. Numva ari miranje. Bari imvange y'ibibi ni byiza. Tuje kuganira rero n'ubundi ariko tujije kuganira uburyo zimwe mu nzego za leta zishyira mu bikorwa ibyo zakaguye kuba zishyira mu bikorwa zidakora neza. Hari ingero twagiye tubona zitandukanye, abantu bakaza bakavuga uti wenda ikibazo ngewe nakijyanye kuri abangaba, wabaza runaka ati bimeze gutya na gutya na gutya, ugasanga ni ibintu buri wese ari kugenda pasa nyundi, nta numwe uri gushaka gukemura icyo kibazo, buri wese akagenda yihunza inshingano. Turareba se biterwa niki gikwiye gukorwa kugira ngo ari umuturage abe served cyangwa se ahabwe service nk'uko ayishaka, ari na wa muyobozi nawe ashyire mu ngiro cyangwa se akora inshingano cyangwa yuzuza inshingano mu buryo buboneye hatabayeho gusiragiza umuturage. Karija, mu minsi yashize ndumva ari muri iki cyumweru kirangiye, I think niba atari ni muri iki cyumweru ariko kirangiye, twagiye tubona umukobwa wamamaye ku mbuga nkoranyambaga ariko yitwa Isimbi Noeline Narbega. Yamenyekanye nka Isimbi Noeline nibyo. Okay. Avuga uburyo yakorewe icuruzwa ry'abantu, kuko yivugaga ku giti cye ariko akavuga ko atari we wenyine wabikorewe, ariko akagaruka yivuga ku giti cye. Dr. Frank Habineza turamubona ngo agiye kurega leta kubera transit center. Ibibazo bya transit center biravugwa ahantu henshi kubera iki bikomeza kugaruka mu bayobozi. Reka ntangire kuri Isimbi Noeline cyangwa Noeline nkuko amwise. Niko yitwa ara mu kiganiro cye jya nakurikiye, mu kiganiro cye nakurikiye abyivugira, yavuze ko ikibazo cye ry'icuruzwa ry'abantu yakorewe n'umuntu akamuvuga yakigejeje ku nzego bireba, yaba urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka, yaba urwego ambasade, ngira ngo ambasade yivugamo ariko yego nizo nzego zivugamo n'ibyo na ntuza n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha n'abashinzwe iperereza, ariko yabuze umuntu umufata cyangwa umufasha ngo habaye hakurikiranwa uwo muntu. Either nuko ikirego atanga cyangwa amakuru atanga adafite ishingiro cyangwa porono. Ntabwo mbivuze nta nubwo ari byo ndaga kuvuga. Oya, nabyo wabirebera muri context. Ofete hari igihe umuntu ajya gutanga ikirego bitewe na context abantu basanzwe bamuzimo. Ntabwo ari ikirego yatanze, we yatanze amakuru ko hari umuntu ukora icuruzwa ry'abantu. Yatanze agira ngo abikise. Yatanze ikirego en fait. Amakuru yatanze yavamo ikirego. Bijya inzego zifite inshingano zo kuba zakurikirana icyaha zibyibwirije cyangwa se zihawe amakuru n'umuntu. Nuvuga ngo ayo makuru ko icyaha yanakorewe ni icyaha gikomeye cyane. None ukuvuga ngo icyo cyaha rero izo nzego zamenye ayo makuru zifite inshingano zitegetswe ubundi guhita zikurikira zikazanageza nyakuri nyagutanga amakuru ibyavuye. Niyo mpamvu nabivuze ngo porono, ngo gukina porono. Hari igihe umuntu ushobora kubona umuntu ngo ni yaka aje gutanga ikirego ariko kubera context usanzwe mu nibyo ariko wanze kubivuga ariko reka mvuge. Urumva Noela ibyo avuga ko Noeline nkunda kumwita Noelange, ibyo avuga ko atatanze ikirego. Nkunda kubirega n'umuntu uba ku mbuga nkoranyambaga wise. Urumva ibyo avuga ko nkunda kujya ku mbuga ukamubona. Ndamubona ariko byo ndamubona akora ibiganiro byinshi. Urumva akora ibiganiro byinshi ndamubona pe birimo nabiriya. Yego komeza. Akora nakunze kumubona ari gukorana na Kasuku. Komeza. Na Kasuku yese ndabona ari makorana n'abantu. Urumva icyo navugaga, we avuga ko ari amakuru yatanze. Ubushize twavugaga umuntu utanga amakuru yaramaze gukorerwa icyaha cyangwa yaramaze gutekerwa umutwe akajya yabona akajya gutanga amakuru.
tubona ko hari ibikorwa cyane cyane nk'amakuru ya ruswa, abantu umuntu wafashwe ku ngufu, abantu bagenze gutyo, nyine abantu bakoze ibyaha ukajya gutanga amakuru, tukabona ko hari igikorwa n'abantu bagakurikiranwa. Kuki amakuru ya Nowera yo yirengagijwe? Wenda nicyo ngarukaho nuko ibyo yavugaga nta shingiro bifite, cyangwa nyine ni ya cadre, cyangwa n'ubuyobozi bwabwo, cyangwa n'ushinzwe gushyira mu bikorwa ibyo bintu utabishyizemo imbaraga. Alex we nashobora kuba hari abadukurikiye batakurikiye case ya Nowerine. Yashinje umugabo ukomoka mu burasirazuba bwa Kongo ufite ubwene igihugu bwa Finland wagiye muri icyo gihugu cy'Iburayi yaciye mu Rwanda nk'impunzi. Amushinja ko yamucuruje mu buryo bw'uburiganya, akaba yaza agakoresha ubukwe. Yavuga ko hari umugitifu wo mu burengerazuba bw'u Rwanda wakoresheje ubukwe hagati ya mushiki na musaza, abantu babiri bavukana, mushiki na musaza bavukana, akabakoresha ubukwe bwa feke, bakambuka bakajya muri ibyo bihugu ariko agamije kubungukiramo indonke mu nyungu ze bwite. Ari nabwo buryo nawe avuga ko yagiyemo muri Finland. Ntekereza ko ari nabyo uyu mukobwa abantu bamumenyeza 2019 ngira ngo 2019 yangirwa yagiye mu marushanwa y'ubwiza ntiyuzuza ibisabwa nibwo bamumenye cyane. Yaranavuze nawe ubwe yarapimaga se hari standards zagenerwaho, ntabwo yarazujuje icyo gihe kandi nawe yarabyitangarije. Yaranavuze cyane ngira ngo abantu baramwibuka, nanjye nibwo namumenye. Yego, noneho avuga ko uwo muntu yagiye kumucuruza muri Finland. Ntekereza ko sinzi umuntu wabimbajije, ariko ndavuga ntibyanashoboka ko ari nabwo yahise yisanga muri ibyo bikorwa byo gukiniza filime. None uko byagenze nyuma yuko ageze muri Finland ntibigende neza n'uwo bari wamujyanye, cyane ko nta n'ibyangombwa yari afite nk'uko yabivugaga. Nibwo yisanze rero agiye muri ibyo gukina izo filime. Buriya umuntu wenda no kutakumva akababaro ke 100%, ariko umuntu wageze mu mahanga akabura icyo akora, yakora igishoboka byose kugira ngo abeho. Waca wamugana w'ikinyarwanda ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoreyemo. Yego, urumva ashobora kuba yarisanze aho muri Finland akabona nta handi ho gukura ubuzima, nta bundi buryo bw'imibereho busumbye ubushoboka burenze kujya gukora ibyo bikorwa yakoze. Ngo yafunguye urubuga ngo OnlyFans. Nabibonye mu nkuru ya BBC. Hanyuma mu kiganiro rega cyo iyo nkuru ya BBC. Nge ntabwo ikiganiro cye na iyo nkuru ya BBC ishingiye ku kiganiro cy'iminota 30 ubwo yakoze, ariko yarebanje no muri space ya ba Godfather. Naramwumvise muri space yo ya space byo simpero. Alex ngira ngo muri space nawe waramwumvise. Ya na muri space naramwumvise. Niho ubundi byose byahereye. Nyuma ya space yahisaza kuri kamera ku rubuga rwa YouTube ashyiraho ikiganiro nacyo Clement avuga yabonye. Iyo nkuru ya BBC bayanditse bashingiye kuri icyo kiganiro apana space. Yego, nge rero ntabwo icyo kiganiro cye nakirebye ngo ntirangize, narebye agace gatoya kuko iyo space nayo nayikurikiye. Avuga uburyo abagore n'abakobwa hari ngo nabane mu Rwanda banduye umugabo yacuruje muri ubwo buryo, aravuga ati nge ndivugiye ariko nabo bazakurikirana ibyabo ni ibibareba. Gusa hari ikintu kibabaje yumvikanaga ashimangira, nuko inzego zo mu Rwanda zibishinzwe yarazigejeje amakuru zikaruca zikarumira, zitinda gukora reaction, zitinda cyangwa ntizakora ngo zitinda. Urumva kuko urumva barashyikirijwe bababajije nk'ubu bavuga ngo turacyabikurikirana, kubera yuko kuva umuntu yarakira hari numwe se wigeza uko yavuze se hari numwe wigeza avuga ho ariko buriya ntabwo ujye ubona si bababajije buri gihe nabo bafite bababaza reka ntabwo ujye ubona ibisubizo basubiza. Si wowe tubwira ko buri muturage afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru. Umuturage afite uburenganzira bwo kubona, ntabwo ari wo bivuga. Ariko se mu gihe atayabonye bwo utekereza ko n'abababaza abatayatanze ibisubizo babaha hakurikiraho iki? Reka twumvikane Clement, iki kintu cyo gucuruza abantu mu Rwanda. Umuntu ashobora gucuruzwa bitewe na situation arimo akisanga yagiye mu bikorwa byo kurwanya n'igihugu. Ahubwo ibyo nibishya I'm telling you. Yagiye no mu bikorwa byo kurwanya igihugu atabite. Sinzi nimwe mwahoze mumbwira ngo umuntu ngo Tshisekedi yahaye $50,000. I think ari mwebwe. Ntabwo ari Tshisekedi ari kuyatanga. Ariko nyine ntabwo we ayategetse bwakira ufite abantu bakoresha nyine kugira ngo barwanye u Rwanda muri context yo kuba barahunze hanyuma imibereho n'ubuzima bikanga. Yego. Bya bindi bya by'inkike n'inkoko bigahita bicamatana, inkiki kamenya inkoko niba simbizi n'inkoko kamenya inkiki yatoreyemo. Rero ubwo koko uwo muntu agiye agarurirwa bugufi, twaba dufite umukinnyi mpuzamahanga wa porono ubwa byose. Ikibazo nta nubwo ari cyo ngicyo,
kuko ubwabyo ushobora no kugenda wundi hariya wanagenda hari n'abazikina si nawe wenyine mu banyarwanda bazikina si we wenyine nuko ari wamenyekanye ariko yamenyekanye kubera uburyo yagiyemo. Oya ntago ari uburyo yagiyemo kuko uburyo yagiyemo bivuze ubu nta n'uwari uzi ko yagiye gucuruzwa muri Finland kubera ko Alex arambwiye nawe urabimbwiye uti ashobora kuba yarageze hari akisanga muri buriya buzima akabona gukina porno ariko atari cyo mu byo kurya. Hari n'abandi bazikina ariko ese nabahe banyarwanda bandi nge n'uyu oye sinjya kurondorwa nangiye kubamamaza ariko barahari sibyo uze kubambwira inyuma yawe urumva barahari rwose wanabareba hari no baba baravukiye no mu ibyo bihugu bindi ariko ari abanyarwanda rwose bisaziye ariko noneho ikibazo si nicyo ngicyo cyo kuvuga ngo ibyo ngibyo ko n'ikibazo yanazamuye ubwacyo ni indi kese nta naho gihuriye n'ibyo bindi nuko uretse ko bishobora gushamikira kuri icyo yego biri gushamikira kuri icyo kuko hari n'undi wanagenda gutyo gusa akaba ari no mu bundi buzima bubi cyangwa ibyo yasezeranyijwe none se ntimwumvise abavugaga ko barongorwaga n'imbwa njya mbibona kuri YouTube batanga ubuhamya b'abanyarwanda arwajya akagira mahirwe agataha bidagenze uko ni ukuvuga ngo rero icyo yatanze we ni ntabaza yego ni nko kubwira icyo yatanze cyane icyo yatanze ariko yongeye no kugitanga kubera ko we yabanje kubinyuza muri voie diplomatique mu nzira za diplomasi ko twabyita yabanje kwegera inzego zibishinzwe arazibwira ati rero mwabantu mwe dore tugenda gutya na gutya twageraho bikagenda gutya na gutya nyine mu buryo abantu batazi bw'ibibera inyuma cyane ko nka Clement nawe Alex b'abanyamakuru hari ikibazo mumenya cy'umuturage mukanagikemura tutiriwe tukizana hano kuri kamera ngo tukivugeho ugahamagara meyo kamubwira ati meya hari umuturage witwa Karinijabo utuye aho avuga ko yarenganyijwe n'umuyobozi wa RIB mu karere DCI hanyuma hari icyo mwamufasha wenda meya akaba yahamagara DCI no muturage cyangwa se bakabirangirizaho bitiriwe binyura mu itangazamakuru ntekereza ko ari nzira Isimbi Noeline yari yabanje kunyura hanyuma kuki tuzajya ejo bundi hari umuntu wari umangisha inama yo gushinga urubuga rwa YouTube ndamubaza ufite ikihe kibazo arambwa ngo ngiye ngo hari ibintu mbona ngo ngiye ngo ntago nzajya ndindira ko abantu bajya mu mahanga ngo kugira ngo baze bavuga ibintu biri mu Rwanda kandi wakabivuza uri mu Rwanda ndambwira ko se ufite ikihe kibazo kuba babivuga bagiye mu mahanga ndamaza ufite ikihe kibazo arambwa ati ngiye hari ibintu njya mbona ati nyine ni ibihubona ibyo abandi batabona arambwira toya ati nge nubwo nshaka kuza kubivuga kuri Primo ndamwe nta kibazo mbwira ibyari bya toya ati nge ndarambiwe ati ndamubwira nta kibazo niba wumva urambiwe utambwira ikikurambiranye icyo urambiranye nacyo nta kibazo uzagenda ushinga uvuge uyu mubwira se akajya kureba umujyanama w'ubuzima bwo mu mutwe ko numva ari we ariko byose narabimubwiye mbubaza abayobozi yaganirije ibyo arambiwe arambwira toya ati uramonda sinoga noneho nta nambwira ngo ni ibiki ariko still ibintu muri mu minsi yashize kuvuga ibyo yavuga se muri mu minsi yashize Clement na Alex twakoraga ikiganiro ngo kuki ibintu biri mu mitima y'abanyarwanda tubibona uko byageze hanze ku mbuga nkoranyambaga hanze rega hanze na hano hanze dusohotse hano muri inzu haba hanze ku mbuga nkoranyambaga ukibaza na Noeline urumva yagiye yegera abantu bose yatekerezaga ko bireba kandi koko nawe wimajinye wakumva bishobora kuba bibareba ahubwo arasirimutse ariko si we wenyine no mu banyarwanda imbere mu gihugu barahari benshi bafite izo cases zitandukanye bagejeje ku nzego zikarebera aho batwara amasuka ukibaza ejo bundi twaje dutwara ikiganiro kivuga ngo abantu bari ku kazi ariko ntibari mu kazi none se byumvikana nyine noneho icyo ngiye kugeza no kuri Tesla International gucuruza umuntu biri aho ngaho noneho biri danger cyane ku buryo udashobora no kubireberera nkubo ngiye gutanga amakuru ati hari umuntu rwose rura rugo ndi gukeka ko barutekeramo kanyanga bararugeze mu gitondo wowe utangira gusiza ikibanza baguteyeho amatako ariko umuntu aravuze ngo abantu baracuruza ko ari gucuruza abana b'abanyarwanda sibyo sino wana n'abanyarwanda gusa nigeze kumva avugamo ko hari n'impunzi z'abanyekongo ari gucuruza azana gutyo ariko zose ziri mu Rwanda yego none urabirebye ubirengeje amaso ese dutegereje nyakubahwa perezida wa repubulika kari we uzaza kuvuga ngo ibi nibi kuki icyo kintu kitakemuka bitiriwe bigira ngo ku mukuru w'igihugu kandi nibimugeraho bazahamagara meya cyangwa bazahamagara ushinzwe immigration bazahamagara ushinzwe RIB bamubwire bati iki kibazo urakizi ngo nyakubahwa perezida wa repubulika gutya usanga bigumya aho ngaho cyangwa bigiye guhita bikemurwa aho ngaho
ariko isimbi yari yarabivuze haciye amezi 8. turacyafite ikibazo cy'inzego zikora nka robo nabo mu minsi ishize barabibakiwe barabibabwira. Yego. None se ntabwo abonye umunyamakuru mugenzi wacu yifatira ku gahanga Rwanda Revenue avuga ati nagiye nasabye cyangombwa hego umwaka ushize 2025 baraza barahagera ati baranansuye kuri office ibintu byose barareba mu kwa 4 2026 ndongera ati na nimero bampaye ndayihamagara niyicamwo ntiyitabwa kuva icyo gihe nabuzeho ncira nayo mira hari amasoko ntabonye hari abagomba kunyishyura batari kunyishyura kuri ibyo byangombwa ngomba kubanza kuzuza nkamurika ati subwo ngubwo ibyo bintu byanyumeze bite mu itangira service ibaze kuri miki ibaze kandi ko umuturage bimeze bite niba umunyamakuru ushoboye kwivugira yabitara kumara umwaka yiruka ku kigo kiri mu Rwanda nawe ari mu Rwanda kandi izo service z'ubuntu rega ari gukwa ngombwa cyo kugira ngo asore yego ariko uri kukimwima ariko ejo uzaza kumukanika ngo ntiwasoze oya n'inshingano ariko kukimuha cyangwa niba cyutanakimuhaye sikyo kibazo no kumubwira ngo ibi ntibyuzuye byuzuze ibi kuva mwaka wa 2025 asiragera kuri ibyo kugeza amagengo yanga yongeye kwibutsa 2024 bakamusura ntabone feedback uko byagenze abonye arambiwe abishyira ku rubuga nkoranyambaga rwa X aravuga ati se ko iyo ari Rwanda Revenue wararanyije wagize ute igukubita mande noneho iyo yarenganyije umukiriya itamuha ibyo agomba kuko aravuga ati hari n'ikigo kigomba kunyishyura ntago ndi kwishyurwa ayo mafaranga kandi yakeneye ngo akore ibindi icyo gihombo bwo kibazwa nde turacyafite ikibazo cy'inzego zigera ku baturage zigasya zitanzitse ariko bazikenera none se nka rege izi nshuro ihombye abantu ibintu byari muri firigo bya rege byo birenze ukwemera ariko ngo yikubisa gashi bisigaye bwira abanyarwanda ngo mara twihanganira ngo hagati y'isaha n'iyingo umuriro urabura umuriro ujyana narawuguze urawujyana hewe bakiriya bacu beza ubundi icyo nicyo urajyanira umuriro naguze ujyana ni service yishyurwa wishyura amafaranga sibyo hari ibintu njya mbona n'ubundi nabyo ukabona ntibisobanutse umuntu arashaka amazi mu rugo iwe amazi umuntu arashaka umuriro mu rugo iwe umufatabuguzi mushya aje gufata ifatabuguzi uri kumusiragiza uri kumutuma ibyangombwa boshyi agiye kugura ibindi bintu bitandukanye kandi iyo service ni service kanija konteri y'amazi ubayiguha wayishyuye ni ikintu uzakoresha ubugombera kukishyura buri kwezi amazi numara amezi 3 utishyura bashobora kuzareveri sibyo umuriro ntuzawucana utishyuye byo birovyasi nubwo bawutwara ariko umuriro ese barawujyana he ko wawuguze nta kibazo ariko Alex wait oya kugira nta kibazo nge nzagura ibirayi nje guteka mu rugo iwanjye uzubijyane mvuge ngo nta kibazo ari nje wabiguze nanjye kuze urumva icyo narebe nyine cyafite ikibazo natwe aba muri rege bagusobanurira bakubwira ko ari ibibazo bya tekinike batarakemura ibyo se birandeba ngewe tekinike ze buri munsi ntago zigira igihe ibyo bibazo birandeba Alex ngewe nk'umufata buguzi kindeba niki nagikoze erega bari kugushakira uburyo none uzaba mu minsi kugeza ryari utagenda icyo ugabanya ibyo bintu nk'umwumva ibintu uri kuvuga man kuva ryari ukiba dahataye murayine bari kubikora ku batatubwiye ati mwihangane turi gukora dufite ibibazo bya tekinike mu gihe cy'umweru birabirangiye noneho muri ano mezi 6 ya mbere twagize ibibazo turi kubikemura bizasaba amezi 6 mujye mwihangana ko muguhera mu kwa 7 gukomeza utazongera guhura n'ibyo bibazo Alex ubundi hari ibindi bihugu umuriro ubura iminota 3 minisitiri ubishinzwe agahita yegura abanyarwanda turakiziritse ku nshingano muri soko yagiye wari ubishinzwe na timu y'abanyamabanga ba leta bajyanye Gasore n'uwari uyoboye yo nakagenda uko bagiye byatanze hari guhinduka iki kw'intuzi kiri yayi hinduka imirishyo hoye harahinduka umufuniko ariko byerira cyane ariko nyine ingoma ni zimwe n'ubundi nyine twarebaga kuri izo nzego zose ziba zirebwa n'izo nshingano ntizikora izo nshingano uyihaye amakuru cyangwa uzihaye amakuru aho kugira ngo bafate ikibazo nk'aho ari ikibazo ariko bakabanza bakareba ngo umuntu ukizanye ninde wari umugabo uri kuza kurega ngo umugore yanguse nta soni nta soni ariko bajya hariya muri public bakavuga ati rwose abagabo bahohoterwa bajye baza babivuga dufite cases zingahe z'abagabo barimo bararya inshyizo munsi y'amatwi ni nyinshi cyane ejo ndarya harani muri Rurindo twarabonye wa Rurindo yatandukanye n'Ikanombe oya ni kimwe wa Rurindo iyo batabakiza
twari kuba turi kuvuga indi nkuru hano. cyakora nyine urumva ni ukuri umugabo yari afite abandi bari gushyashyariza ngo nta mugabo ari njye ntiyankubita nawe ageze aho nyine ko ubugabo karaza no kwikura mu isoni nawe atangira arya ngo niki yari afite mu mufuka hajemo n'umusaruro atangiye kugira yari yasinze atangira no kugira reaction y'ibitutsi n'iki ariko noneho no kuba umuntu arwana kuriya arabona ko umuntu ari gukubita ubwe hari ibyamukubise barahagaze abantu baruzuye ibihumbi barimo kurashyaririza gusa bari gufotora tucyafite n'ikibazo cy'umuco wo gutabarana nawo ugenda ukendera none biriya ni byiza barabona oya biriya ni byiza ureke abakora impanuka bakajya gusaka abantu Byose ni kimwe. none se umuntu arakora Byose ni kimwe. aho kugira ngo njye gusaka umuntu wakoze impanuka byose nakora niho biriya. bitangirira Mwijya- uriya uri kugufotora uri kurwana Yakagutishije. nukora n'impanuka zaza kugusaka uriya niwe cyita rusange n'undi azaza nta muri kibazo ibyo ngibyo tubijemo kubera ko twari dukomeje ku kibazo wenda cya ribu cy'abagabo bajya gutanga ikirego ngo bakubitwa n'abagore bakabarebera aho batwara amasuka sibyo ibyo byose nibyo bibazo turi kubona iyi Simbi Noeline ajya gutanga amakuru kuko ngenda bivuga nk'uko yabivuze ko avuga ko ari amakuru yagiye gutanga atari ikirego yagiye gutanga ajya gutanga amakuru akagera mu nzego zirengenye amakuru avamo ikirego avamo ikirego nta kibazo ariko urumva we yatanze amakuru ntabwo ari kurega oya ziriya nzego zo zibishinzwe ayo makuru icyo ziyabyazamwo ni ikirego kandi ntabwo uzajya kubwira polisi amakuru ngo ugire ngo ni amakuru asanzwe nawe waza kumbwira nibyo ndi kukubwira polisi bani ifite inshingano nta kibazo polisi ubugenzacyaha bujya kugenza icyaha bushobora kubigishyira mu bushinjacyaha hazaba hari urega uzaba uri kurega ni ubushinjacyaha urarega nyine ubushinjacyaha nibwo buzarega icyo gihe yego nicyo ni mpamvu ndi kukubwira ngo njye nshobora kujya gutanga amakuru akazavamo ikirego atari jye uri kurega nka Alex oya n'ubundi hari ibyaha n'ubundi wowe atari wowe urega nibyo rero ndi kuvuga ukiregeza kuri ribu ikimara kubifata bikagera mu bushinjacyaha biva mu biganza byawe ubushinjacyaha busigara buguhagarariye wowe n'abandi basigaye ntacyo uko byagenda kose ayo makuru icyo ndi kureba ni uko ayo makuru ari ingenzi kandi afitiye akamaro ashobora kuba gafitiye Isimbi ashobora kuba gafite n'abandi baturarwanda muri rusange urumva naza kuvuga ngo abanyarwanda kuko ibyo byaha nk'uko Isimbi bivuga byakorewe mu bandi bantu batuye mu Rwanda bashobora kuba batari n'abanyarwanda n'uwabikoze afite amamuko ariko n'uwabikoze ngo afite amamuko hakurya za Masisi ariya ngo yitwa Odari sinibuka irindi zina nibuga afite ibyangombwa rega yego nibuga afite ibyo byangombwa byo hakurya rega umenye ko n'ibyo nabifite n'ababyeyi be aya mpamvu abivuga aravuga ko ahubwo yaje ubungubu iyo mpamvu yongeye gutanga impuruza ni uko ubungubu abizi neza ko uwo muntu ari mu Rwanda yaje gutuza n'iyo famiye yo mu mujyi wa Kigali ubungubu hanyuma ikiriho ubwabyo ubundi y'amakuru aje ntabwo agendera ubusa ariko turacyafite ikibazo cy'inzego zirenduka uzayibona hari umuturage mu minsi ishize watanze ikirego mu nteko y'abaturage mu Ruhango ari kwa kabiri avuga ko umwana we amuzengereje ahora amubwira ko azamwica babifata minenembwe kuwa kane aramwica koko yego hari kuwa kabiri nyuma y'amasaha 20 nangahe 30 nangahe hafi 48 yarataruzuye aramwica hari umugabo nawe haragabwira umugore mu burengerazuba nawe ko azamwica umugore aho aratakamba abivuga mu bayobozi no mu nteko z'abaturage biza kurangira gutyo none iki bikwereka turavuga ngo ibya Noeline nuko wenda yaje akagira bikasakuza yego ariko ibyo twirwamo byose ntaho bitandiye n'ibyo ari kuvuga kubera yuko uzabona muri zino cases zo mu muryango umugabo wica umugore wica umugabo umwana wica umubyeyi wica umwana uzumva inzego z'ibanze zikubwira ngo twari tubafite ku rutonde rw'imiryango ifitanye amakimbirane yego ikita rusange uzasanga benshi ku kigero cya 70% mu nkuru 10 wasangamo 7 bakubwira ko bari basanzwe bafite ku rutonde hari igihe nakubwira ngo yewe ngo je twari twagiye no kubaganiriza bemera ko batazongera bitandukaniye hese ofete Alex mwihangane mbabwire na Clement kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa ikibazo nuko gutegura urugendo bigora gukora reservation ya tike y'indege gushaka visa ubwishingizi bw'urugendo amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha abantu nka Ireme Travel Agency Limited kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo ubukerarugendo no kwakira abantu kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA
niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Icyizere cyanjye mu kubaka inzu nishimiye nacyeguriye inzobere mu bwubatsi, abanyamwuga kandi babizerwa. Birumvikana ko amafaranga nateganyirije inzu yanjye ntashobora gupfa kuyatera inyoni. Nagize amahirwe yo guhura na Messi Limited. Nabasabye guhera ku mbata y'inzu y'igishushanyo, ndashima. Mbabwira kumbarira ibikoresho bizayigendaho, nabyo ndabishima. Navuganye n'abakiriya benshi bubakiye mbere, sura n'imishinga yabo, nsanga niba nta makemwa. Mu kunyubakira inzu yanjye bazayimpa baranakoze finissage, yewe ngenda ninjira gusa. Abangaba si babafundi wishyura bwacya ntumenye irengero. Oya, nta nubwo bagusaba amafaranga y'umurengera ngo bisagurire. Bagenzwa no gutakisha umujyi inyubako zizaramba n'ubwiza. Messi Limited, ikigo gikora imishinga y'ubwubatsi bw'amoko yose. Niba ukuriye guha icyizere, duhamagare kuri 07 27 08 cyangwa usura ibiro byacu ku Muhima. Ntabwo nzi niba ari ikibazo cy'ubumenyi, nta nubwo nzi niba ari ikibazo cy'abantu batumva inshingano barimo, ariko mbona abayobozi bamwe bo mu Rwanda niba atari benshi abari mu nshingano adakwiye kubarimo, atanamerita kubarimo, kubera ko niba uri mu nshingano urimo wumva uzimerita uzirimo, ufata icyemezo gihwanye n'ikibazo kikugezeho, regardless yo kuba uvuga ngo nge ndamutse ndimo hari nige najya nica amategeko gusa kubw'inyungu za society. Ibyo byitwa amategeko. Ibyo ngibyo uvuga abishyira ku ruhande. Ugiye kureba mu nzego zose ibyo uri kuvuga. Mu bibazo duhura nabyo ni nkuru soma hano. None se tuvuge nko mu bibazo by'ingurane abaturage bafitiwe amafaranga na leta. Bakaba bamaze imyaka 10 bishyuza. Akarere kagisubiza ingengo y'imari, akarere kagisubiza. Ubu ngubu bari kurwana muri no byumweru bibiri bya nyuma, aho bayitsindagiye no gushyira mu bintu bitari ngombwa. Ubu bagiye gutegura ngo abanyamakuru ngo ibiki n'ibiki amafaranga. Ingengo y'imari ngo ugomba gutangira umwaka harimo 0. Hanyuma hari umuturage umaze imyaka 10 yishyuza ingurane. Yego. Ishyamba ryari rimutunze yasaruraga ikawa, urutoki biki byose. Warinyujijemo umuhanda w'akarere cyangwa unyuzamo inzira z'amashanyarazi urabitema n'ibiki. Ibyo biti byavoka yasaruraga buri gihe n'abana bakarya nawe bakagira. Ibyo bikorwa bye runaka wangije. Hakaba hashize imyaka 10 kandi buri mwaka akarere kagira ingengo y'imari. Ako karere kakaba kamaze gusimburanamo ba meya 3. Iyo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ikaba imaze gusimburanamo ba minisitiri 4. Urumva? None ukibaza ngo uyu muntu wa mubyeyi uhora utakamba wowe ugiye kumwaka ubwisungane mu kwivuza ntabwo azakubwira ibyo bibazo ngo byumve, ahubwo uzana umugaga wowe wagukeneye arakubura, ariko wowe wifuza ko numukenera umubona. Abazi iyo myaka 10, ibaze mu myaka 10 hari n'abamaze imyaka 12. Umwana akaba yarataratangira primaire, akaba yarayiza 6 akiga ni 6, ubu kagiye kujya muri kaminuza, hahandi sere gukura hose warahatwaye. Izo cases ntabwo tuzifite. None urambwira ko uwo muyobozi wo ngo ujya no kugira ingengo y'imari atarebye ngo tuzahera ku biki byihutirwa, uwo muturage uri kumbwira ngo aho ngaho ibyo kumusaba ashyira mu bikorwa, abaye ari nyoko, abaye ari soso wanyu, nyoko wanyu, mushiki wawe mukuru wawe we, wakwifuza ko umuntu amara iyo myaka yose atari icyo kigeze kimba. Uranja kuva gutara inkuru za hano mu baturage kuri tele. Nagiye ahantu umuyobozi ambwira ibintu muri interview gutya turi kuri kamera, ndangije namazane ibyo bintu ari mushiki wawe cyangwa mama wawe uri kuvuga wabisubiramo. Arambwira ngo iyi ni interview ntabwo ari urubanza. Ndamureba mpita mbona uburyo bamwe muri bo batekereza, ndavuga ni voilà ibintu tuba nahise mvuga ni ibintu abantu bari hari ibintu abantu baba mukibaza ngo uyu niba ari meya ufata icyemezo nk'iki, uyu niba ari minisitiri cyangwa niba ari guverineri cyangwa niba ari RIB cyangwa niba ari umupolisi, uyu ni muntu ki muri society.
uyu ni umuntu sosiyete ikeneye kugira ngo itere imbere cyangwa kugira ngo isubire inyuma. ni uko abaturage batabatora bari abantu bitwa abo ngabo bameya begereye n'abaturage. Abana nka ba Noeline aba ngabo bari kuvuga ibi ngibi uza abantu buno yavugiye ni uko ari kuvuga we bane azi nka case studies. Ikintu kirimo hano cyari gukangura n'inzego. Kino ni icyaha gisanzwe human trafficking cyangwa se gushakira inyungu mu wundi muntu. Yego. Ariko noneho uburyo bw'imikorere y'icyaha ni bushya. None buretse gato mariage hagati ya mushiki na musaza umuyobozi umunyamanga nshingwabikorwa w'umurenge akabiha green light. Wumve hazamo ni icyaha kubera ko mu Rwanda ntabwo gushyingirana abantu bafitanye amasano kugera ku gisanira cya kane. Niyo mpamvu ku murenge mbere y'ishyingirwa habaho kumanika bazashyingiranwa mbere y'iminsi 21. Yego, ibyumweru 3. Niyo mpamvu no mu kiliziya habaho kuranga ya no mu rusengero kwa pasiteri. Mu kiliziya akabaho n'ikindi bita kujya kuvuga amasekuru. Yego, kuvuga ibisekuru byanyu nyine. Uragenda ukavuga ibisekuru kugeza kuri 5. Kuri 5 kugira mu mwumve ko nta naho muhuriye. Urumva? Noeline abazaniye ubwino. Uyu we na Alexiane barashyingiwe bavukana. Alex na Alexiane barakingiwe bavukana. Ari kubivuga ukabifata nkaho nta cyaba. Uretse iyo human trafficking. Uretse gato wowe ari kubibwira uza amategeko. Ushinzwe kuyashyira mu bikorwa. Ushinzwe no gutanga amakuru ku bandi mukorana. Aho ushinzwe no gukurikiza amategeko. None uriya mukobwa ufite n'ububasha bwo kuba yavuze ngo wenda njyewe ntabwo nzi ngo department ishinzwe human trafficking muri Liboni irahari department irahari ntabwo we yavuze ngo wenda njyewe sinyizi wenda nagiye kuri Libu bisanzwe ariko wowe muri Libu urabizi ko department ihari ngo haye ikibazo cyangwa ngo haye amakuru ya human trafficking wagombaga kujya kuyatanga muri iyo department ko wenda nubwo yakiriwe na nabo bundi ubwabyo yakiriwe na nabo mbere na mbere ugezeyo ubwabyo ugezeyo ukavuga ikibazo cyawe bakwereza muri department igishinzwe. Niba wibwe telefone yego barakujyana muri cyber crimes. Niba ari umuryango barahari rwose. Christine niba ari kiyobora department. Yego. Niba ari ntuzi iyo ngiyo ya human trafficking Julie Meroka ari kiyobora aho ngaho bagenda. Niba ari environment y'ibidukikije nayo irahari ifite umuntu izo zose department. Niba ari gusambanya abana niba ari ibiki kuri reception ukavuga akakubwira bati uragenda ujya hangaha wenda muri room inini. Ariko ntabwo ntekereza ko wenda ari nka head ko tugiye. Noeline yatangiriye kuri Libu cyangwa yatangiriye muri yatangiriye kuri immigration cy'abinjira n'abasohoka. Immigration na nayo buriya n'urwego rushobora kuba ruhuza izo nzego zose. Atyo urwego rwa immigration rukomeye idea kurusha ahubwo ni Libu. Yego wenda aka kanya turi kuvuga Libu ariko urumva ibyo bya ninyamukiranya mipaka. Mbere na mbere immigration na emigration. Yari yagiye muri right position. Yari yagiye ahantu hanyaho akijya mu biro by'abinjira n'abasohoka. Aho yari yagiye mu biro byanyaho niwe yagomba gufasha. Uyu mugabo Odari ni muntu ki? Odari nawe ni impunzi. Oya ibyo by'impunzi bireke man. Impunzi igera ku rwego rwo gufata igihugu nka gutya. Nikoresheje terime yo gufata igihugu ariko agafatisha bamwe mu bantu bo mu gihugu ku buryo uracyamwita impunzi. Erega ibyo ngibyo tuvuga ngo bano bantu b'impunzi nyinshi z'abanyekongo abenshi bafite n'indangamuntu bari n'abafite indangamuntu zitari z'ubuhunzi babaye nk'abanyarwanda kimwe na ngenda shaka kumenya ni muntu ki kubera ko ibi bintu it is beyond understanding uburyo Noeline ashobora gutanga ikirego ahantu hose hakabura n'umuntu ufite imbaraga zo Noeline mubaze niya mikorere mibi y'inzego. Oya hano harimo ikindi kintu no oya nayirimo imikorere mibi nyine ibyo ni ibintu bisanzwe tumenyere ariko harimo there is another thing hari ikintu kirenze ibyo byo kumikorere mibi kubera ko ntushobora kumbwira uburyo yajya muri izo nzego zose reka tuvuga ko yajya muri emigration bikanga akagese no muri akajya muri aho watangiriye hose muri polisi ntabwo yagiye yabamenyesheje aho watangiriye aho yagiye bose bamurebye muri iyo shusho watangiriyemo bamureba nk'umuntu aho ngaho utangiye guta intuza akenshi niko mbitekereza. Turaziranye sibyo izi nzego turazizi. Yego njyewe nshobora kumureba muri la shusho navuze. Yego nawe ukamureba muri la shusho ariko Alex bigeze kuri Alex ntago ari muri iyo shusho yamureba. Ariko noneho ni inzego ebyiri yagiyemo izindi yazimenyesheje.
tubwiza izo nzego ntabwo zikoramo umuntu umwe. ariko noneho mvije nkubwira we yavuganye ariko n'umuntu umwe we babonanye n'umuntu umwe muri izo nzego yabonanye Honori ubwo n'abantu babiri babonanye muri izo nzego. Reka tubwiza ariko noneho reka nkwereke abo bantu babiri ikindi keretse bafite aho bahuriye n'uwo witwa Odari niba none se reka nkwereke umunyamakuru mugenzi wanyu watamwambukije ikibazo mu minsi ishize we byagenze biti ikibazo kijyanye waje kuri X we byari byaragenze Perezida wa Repubulika yego siyonge na nyuma yahakongera kandika nanone se none se we byagenze biti hari ubwo yari yasubizwa se yaba yaranyuzwe harya nawe yakorewe nyambukiranyamipaka yavuga ko yakorewe ariko urumva ariko icyo tugiye kureba ni reaction ubwabyo usobanura ngo ni nyambukiranyamipaka uko ni icyaha cy'ihohoterwa kiri mu byaha bidasaza mwebwe mumaze kwakira ko umunyarwanda ukorewe ikintu runaka uretse gato kitari kuri standard nyambukiranyamipaka mwiyakira I mean abo ngabo nimumbeshye yego cyangwa oya hari abatekereza gutyo ati wowe yakire kuko niba Alex bamukora mu matwi uretse ko nanone icuruzwa ry'abantu bishobora no kuba imbere mu gihugu ntabwo ari ngombwa ko bihora ryambukiranya imipaka ariko nyambukiranyamipaka hakazamo umunyekongo wo mu burasirazuba hakazamo inzego ebyiri zamenyeshejwe hakazamo ko Noeline nawe ubwe yitanga nk'urugero rw'ibyabaye hari ubwo what is it ariko noneho nuwo nguvuga anyways mwihangane mbabaza akabazo gato yabivugaga ari mu Rwanda yajyaga kuri izo nzego ari mu Rwanda cyangwa ni email yavuze ko ntabwo yanditse yavuze ko yagiye mu kiganiro cye yavuze ko yagiyemo kuri office kuri urwego rw'igihugu rw'abinjira n'abasohoka no kuri ribageraho ngo kuri baranamusuzugura cyane arangije gusa ahantu yakorera none se ushize ko bayamusuzuguye cyane ako kanya ntabwo wumva ibyo navugaga nanone aho bitangirira umuntu yagusuzuguye cyane uhari ubibona utekereza ko nuhava ikintu dosiye yawe arayikurikirana ahita muri poberi nibyo njye navugaga ko abanyarwanda bamwe bamaze kwiyakira ari nayo mpamvu umukuru w'u Rwanda akunda kuvuga ati umuntu uriho guhaye serivisi mbi have unabimubwiye harya twari kumwe nyine sinzi hano nibyo kandi abanyarwanda bamwe barahisemo guceceka ubwo urumva ni bangaye babivuga Alex havu bimubwiye bitanga iki rega icyo nicyo kibazo kimwe njya mbabaza iyo turi muri ibintu nk'ibi urabimubwira I face you ndabikubwiye biratanga iki Alex reka nkubwire harya niwe twari yo gushira indwara arayirata yego ikibazo impamvu ni uko ubivuga uri wenyine ubundi nicyo kibazo buri muntu wese atinyutse kutishimira serivisi uhawe serivisi mbi wese agasiga bikubwiye wandi wagiye muri banki watubwiye wafashe icyemezo cyo kuvanamo amafaranga ye yose ntago ari igisubizo murebe mu maso muguru uti we uhembwa kuko naje hano ni we ngo uhemba hano urumva sinababwiye ukuntu nagiye ku buyobozi bw'akagari sinzi serivisi nabikubwiye serivisi nari ngiye kwakayo nsanga gitifu w'akagari ari kwakirira ibibazo muri sare harimo umwana wabyaye undi mwana amubwira ntamwe se aba bantu nibukorera cyangwa nibo bagukorera nawe ntasore uratinyuka ukabwira umwana watwaye inda wahungabanye muri ubu buryo ukamubwirira mu ruhame ibintu nk'ibyo arambaza ngo ndinde narahagurutse ntamubwiye uwo ndiwe ndamubwira no kumba zondi we nabyo ubwabyo biteye ikibazo cyo guha serivisi stati y'umuntu Karinija barinjiye n'umunyamakuru Karinija ngwino unyuze ku murongo abantu bose uragiye ahaye Karinija abo serivisi kuko ari umunyamakuru nanagiye none nanayifashe urumva kuko wumvise nyine guteye lisensi ubu ni muntu ki lisensi njye byarambabaje nshimira na leta kuba nihora nshimira na leta kuba yarazanye ibintu ku irembo abantu bakora mu irangamimerere rero abenshi z'imirenge uko ari 116 abenshi iyo bigeze kuri zino case z'aba bana bagize ibyago bakabyara nabo ari abana kuntu bakirwa amagambo babwirwa niki we ubwo se warebaga he ngo muzajya mubura kwifata ngo mugire araza akamureba abatwara amasuka hari aho nakoraga icyo gihe mutitawumura kujya kubashakira nk'ibyangombwa kugira ngo abaterankunga babone ibyangombwa byabo n'abantu batagira ibyiciro ngo bagurire mituwere wasanga aracyabarerezwa ku cyiciro cy'iwabo barenga 10 kandi wowe ugiye kwishyurira umwana na nyina ukavuga uti ndashaka ko uyu muntu bamunkuzaho hari ugize ko nyuma serivisi aho ngaho umuntu ari ibintu ari kumbwira turaserera burundu indera
bitampamagara uw'Ikanombe Nyarugunga yego muri Kanombe serivisi njya kuyisaba mu wa Nyarugunga. Byasabaga iki? Kwari kumubwira amazina y'ababyeyi gusa ngo andebere numero y'indangamuntu y'ababyeyi be ko barapfuye byonyine. Amazina umwana arayazi y'ababyeyi be, yego, ariko nimero z'indangamuntu ntazizi. Akeneye ko nushyira muri system amazina y'ababyeyi be urabona nimero y'indangamuntu ikaze. Nayimubwira ntibirihutirwa nkabona ngo uragenda ngo uraza kugaruka ndagaruka ngo ariko ubundi ngo abana ntabwira ariko abana ntago arabe igihugu bushinzweho ntago barimo. Urimo hano wigize uraza wo kuzuza ibintu by'ibigambo hano nibiki. Gira umujinya ndavuga n'uyu muntu dushobora guserera bitampamagara ari nuza arambwira ati ibyo biroroshye ngwino. Ndagenda bari bagiye no gusezeranya amageze muri sare ari inyabya gake ashyiramo amazina itanyandikira ku gapapuro ati ndangamuntu y'ababyeyi ni ngiyi. Uwo munsi twaraye turabonye n'ikiciro cy'ubudehe kuko yari afite umwana urwaye urembye agiye gupfa kugira ngo twishyure mituweli. Undi ararema akurozonga gusa ngo ngibe abana rega no ngo barabyaye byararangiye. Ariko noneho ku murenge ugiyeyo hara nko mwirangamimerere ukareba cyangwa se wabandi ba sociale ni abantu babwira abaturage nabi. Umuntu ko hari igihe kera najyaga nifuza ko inzego zose bazishyiramo abasirikare ariko n'ubundi ugenda ubibona nicyo najyaga nifuza. Ministeri se jone ntibabibonye naho kubera ko nka ministeri y'ubuhinzi colonel docteur cyangwa general oya bamwohereza no kwiga akaza akajyayo kwiteturura. Ureba uburyo abantu barakubwira ngo abantu nta biryo bafite mu gihugu bikaba indirimbo umwaka wa mbere imyaka 10. Ejo bundi nahoze mbona Depite Priska yibaza ngo kuntu abaza uburyo ibihugu byo mu butayu biturusha ibiryo umusaruro kandi bitagira amazi ari natwe tubigaburira amazi nyine sinabonye ari n'inama siteganyijwe muri ya nama y'Aminisitiri yavuze ibintu bijyanye na Nile bazahura bakaganira. Misiri ni twebwe tuyiha amazi uzi imyaka abantu bamaze baganira ku biryo hano mu Rwanda. Uzi imyaka njye navuze ni harisije ntazongera no kuvuga ari ibintu bigomba kuva mu magambo bikajya mu bikorwa. Ibyo twavugaga byose niyo kese duteruriyeho turacyafite ibibazo by'imitangire ya serivisi no gutanga amakuru. Umuturage niba guhaye amakuru uramusubiza ryari ko cyavuyeho muri bya ndi yakubwiye. Turacyafite ibyo bita quick reaction. Umuntu akugejejeho amakuru ariko ugiye guhita maziki mu buryo bushoboka. Ibyo twari tuvuze hariya Janja nomwe mu murenge igize akarere ka Nyabihu kandi ubwo gitifu wasezeranyije abantu bava indimwe we yarebye ibyo bisekuru nta ruswa sirimo aho harimo ruswa deja kuko ntabwo wambwira ngo none se niba ari Janja biba utekereza ko Janja arakarwa mu mirenge 116 si ibyo niba ari Odari umenyekanye ngabo se ubwo hariho ba Odari bangana iki nibyo aho ngaho Odari ashobora kuba yaratamitse gitifu muri Janja akavuga ngo nta kibazo ndabasezeranya. Reka turacyafite ikibazo mwebwe muzamuye idosiye ari idosiye ngiyi na dosiye ya Kazungu ikomeye niyihe dushyize ku munzani harya Kazungu bigeze Kazungu arakatiwe burundu ariko se nta bakobwa bagaragaje ko baratanze ibirego kuri RIB before yuko Kazungu atabwa muri yo bikiragiye. Yego ntago abuhamya ntago wabukurikiye ni wabubonye. Nabonye ku muryango Joseph Aro yatumiye amubwira ko ntago yabubwiye ko byagenze nuko yatorotsiwe nuko byose nawe yageze no gutanga ibirego byose ariko bakabimifiya. None se ari ibyo ngibyo nibyo turi kuvuga kuri ubu nubwo nabyo bikomeye ushyize kuri ya dosiye y'abantu bishwe 10 nyamara tugomba kuba turi ahantu habera ibyaha ariko no se urugero kureba dosiye ya Kazungu bwabyo ubona ibintu bwabyo biri kurya abantu banyuzwe ngo bumva amakuru bashagaga kumva neza. Harya ngo hari imanza zibera mu muhezo ku bw'inyungu zande ko n'uwendewe mu nyina mu nyenga amenyekanyira ibibazo bera mu muhezo ku bw'inyungu za societe. Yego ariko nanone harimo ibintu nanone ayo makuru yaratanzwe n'ibiki byose. Ikiriho rero nuko inzego zakagombye kujya niba avuga ngo buri wese abijisho rya mugenzi we. Ese buri gihe baye ijisho rya mugenzi we ayo makuru atanze abyazwa iki arakurikiranwa. Buri wese azabijisho rya mugenzi we ku rumogi, buri wese azabijisho rya mugenzi we ku nzoga z'inkorano, buri wese azabijisho rya mugenzi we kuri kanyanga, buri wese azabijisho rya mugenzi we nibigera ku mugabo uhohoterwa mu rugo arenzwe ingohe, nibigera ku makimbirano mu muryango y'umugabo ubwira umugore kazamwica bamurenze ingohe, bagere ku muhungu ubwira mu isengwa azamwica bamurenze ingohe, bigere naho abo bantu koko bapfa.
ubundi niturangiza ngo buri wese abe ijisho rya mugenzi we hari ibyo nkubwira ntubyiteho. nyine urumva haracyarimo ikibazo nyine ni icyuho ubwo gihe nyine hari ibintu tuvuga ukabona ikiri ngombwa ni ukuva mu mvugo tukajya mu bikorwa ibintu byose birazwi byaraganiriwe nta gishya kiba gihari ni uko buri muntu agomba kumva ko niba ari mu nshingano agomba gukora icyamujyanye muri izo nshingano. ese Clement na Alex mutekereza ko wenda n'ikibazo ngiye kubaza kitari bworohe mutekereza ko kugira ngo RDF tuyigere ku rwego rwo kwitwa ko ari intangarugero byanyuze mu zihe nzira kuko nayo turabizi imbere hari igihe umusirikare nyuma ya jenoside yazaga akigabiza isambu y'abantu rwose hari n'abarasaga abantu karubanda kaza ku manywa n'iki kesi zirahari mu myaka byagenze bite ubundi byagenze nyine kutajenjekera abantu wakoze icyaha cyangwa se wakoze amakosa amategeko arahari akurikizwe abantu rero bagomba kuba accountable. none se ubu nk'uyu muntu wirengagije Noeline tumugira accountable gute ngaho ni mumungirira accountable huriye nawe yagombye kubazwa nyine izo nshingano z'amategeko se ntahari z'amategeko arasobanutse amategeko nose ntahari amategeko bagira mu kazi kabo harya kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga n'urugero ni icyaha gihanwa n'amategeko hanyuma ubu kwirengagiza umuntu waje gutanga ikirego byo bikitwa ni ukwirengagiza gutabara umuntu nose byo ntago ari nko gutabara rero ni ugutabara ni ukwirengagiza umuntu gutabara umuntu uri mu kaga umuntu akubwiye ko yaje gutanga ikirego se ari kurega nk'uwo muntu akubwira ati niba arameze nabi ndavuze ngo hariya hari umuntu uri gukubita umuntu wanze kujya kumufasha kandi ufite uburyo bwo kumufasha sibyo rero urumva utamwirengagije ari gutunga urutoki ati nyaboneka ibintu bimeze nabi hariya na hariya na hariya na hariya uri kumwirengagiza ngo kubera ko wenda kuraviye ngo ni ukubera uko ameze kubera ko akina porono urumva warangiza no rega nubwo agira afite sitati y'umunyarwanda afite ibyangombwa ni umunyarwanda nkawe iyo bavuze ngo u Rwanda rutuye na miliyoni 10 na zingahe n'eshatu n'ibihumbi magana muri rya rusange rya 2022 nawe numwe muri wowe afite uburenganzira nk'ubwawe ndakumirwa kuki se umwe mu burenganzira ahabwa n'amategeko wowe who are you turacyafite ikibazo rero cy'abantu bari aho gusa mbese Clement hanyuma ubwo hari wazi kubitira ntiyazimara kubera ko oya nyine hari abakora batanga serivisi nziza kuko nk'urwo rwego turi kuvuga rw'abinjira n'abasohoka ruri mu nzego za mbere zitanga serivisi nziza tugiye kureba mu bigo bya leta arugaragaza ari urwa mbere ni wa muntu ushobora kuba umwe nk'umuri rwego akaba ari nk'umuntu ku giti cye ashobora kuba yararebye umuntu akaba ahita amusanisha n'ibyo ajya amwumvaho cyangwa abona akavuga ati umuntu sinkeneye no kubyumva cyangwa agasanga umuntu ari n'umurokora akabihuza n'idini ati reka se kibi yatashya kwanza nagiye no kuri OnlyFans banyishyuza menshi oya ushobora gusanga aramubonye akavuga ati ubu ni bya bibazo bya zandaya urugero urumva ubu ni iby'uburaya zaramusajije ni ukuvuga ngo rero abantu tureke kujajinga book by its cover niba ubonye umuntu ariko n'umuntu muzima actually ntabwo mu buzima busanzwe umuntu muzima ntabwo ari umuntu wo guhuza ibibazo bye cyangwa by'umugana n'akazi ubwo suraza gusanga abazima ari bangahe nyine ugiye kureba mu bitangira serivisi ibibazo biba birimo ntabwo tugeze kugira minisitiri se muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yabajije umusaza ntabwo wabonye ukuntu yari kumubwira hajya ni iwawa ni hehe cyangwa muri transit center ni ntuza ni nyasiyene ntabwo wabonye ibintu ari kubwira ubwo ufite ubuhamya burenze ubwacu ndakwibutsa gashonga nose wabonaga arangaje ari gukoresha na wa undi wiwawa yego n'imvugo ari gukoresha ubwabyo buriya nuko tuba tubivuga gutya iyo bari nk'abo bari mu cyiciro cy'inkuru nakoze biriya byari bike mu byo nari mfite nyine wakasemo iby'ingenzi bizima ugenda ukatakata byanga gushiramo kugira ngo abantu babyumve neza inkuru umuntu atangaza kuri televiziyo bagize iminota myinshi yagira iminota 3 iminota 3 hari igihe ufite iyo interview iminota 10-15 kuko urumva yari yagiye wagira ibyo avuga ajya muri iyo transit ugasanga iminota 30 ugiye gukuramo iminota 3 noneho ibaze iminota 27 kandi muri 3 harimo narration yawe harimo ibyo wasomye harimo n'amainterview ibyo yavuze ku ndaya byo sinari kubivugamo noneho ibaze ibyo wataye biremereye kurenza noneho ukareba indaya gusa nturenga impamvu izaho urimo urareba uwo muntu kuki ubundi yagezaho umuntu w'umusaza yisanze aho kuki ese nta n'inzira z'amategeko zaba zarishwe ngo ahaze ahubwo se nta n'inzira
nzira yakurikizwa kugira ngo ajye kurera abuzukuru abana ari kuvuga ngo yatsize abana 9 ngundi si wabyaye wabyariraga isoko nose abana baragurishwa nose untera itegeko yishe kugira yuko yabyaye abizire se none si wamuzanye aho ngaho bwabyo bwo niwe wafashije igihugu kuruta byandi twavugaga muri cya kiganiro twavugaga cy'abacamanza baca batanga ubutabera bw'umuntu bakurikije ubutabera ubundi bajyaga bavuga mu Kinyarwanda ubutabera bavuga ngo ubunga ubutabera nsanasano hari amagambo meza ariko nayo akeneye kuva mu mvugo akajya mu bikorwa ariko mu Rwanda attention mu Rwanda bagira tugira udusiro gatuzima amagambo ni meza pe ni meza rwose umuntu abirabikubwira ukajya wumva ibintu rwose ni paradizo indangamirwa wajya kubishyira mu bikorwa byose naryapfuye ubusa rwose ntabwo mba nifuza ko byakomeza kwanduzwa gutyo inyamigisha ndangamirwa bisobanuye mu migisha uraza ariko mu migisha mu migina dukomeze mu gakiriro wenda aho byakumvikana kubera ko ibikorwa bihakorera bishobora no gukira wara no mu gakiriro niyo wafite kioske icuruza amazi buzi niyo wawe usuka ku ijerekani ku gikombe byagutunga abantu barabibona umuntu ujya mu gakiriro yifitiye ubunyobwa n'amagi hararakira hari umubyeyi nzi hotereza ikintu bita ikijumba harakuri rwa rusengero kuri rwa rusengero wa mubyeyi yotsa ikijumba special kabisa turimo turagana ku musozo w'iki kiganiro ariko ndagira ngo turebere hamwe niki abantu bakwiye kwikebura nubona amakuru ntuyapfusha ubusa buranemera urwego rw'iperereza akora ko amakuru yose ageze ku iperereza aba ari amakuru ashobora kukubeshya cyangwa akakubwiza ukuri ariko amakuru ageze ku rwego rw'iperereza cyangwa reka mvuge ngo ariko bingiye kuvuga nibyo muri filime amakuru yose ubonye uri intasi uyabyaza umusa cyangwa urayakurikira ukamenya inkomoko niba ari ukuri cyangwa n'ibinyoma ariko ukayakurikira nibyo muri filime nibyo muri filime ko ndeba filime ibyo bintu ni ibyanyabyo bro ibyo bintu biva muri izo filime zawe ureba rero urumva amakuru atuyabyaza iki cyangwa aba bayobozi babyaza iki amakuru kuko dufite ingero nyinshi Clement tubwiye urugero rwo mu majyepfo umubyeyi yaratatse ngo umwana aramubwira ngo azamwica nyuma amasaha 48 baramunanguye ayo makuru yari yatanzwe ingero z'ingo zitabanye neza bakaza bagatanga ngo muri raporo ngo twafite kuri liste ngo y'ingo zitabanye neza haraza gukora uriki bwana Clement uretse Alex ibyo bintu byo kwanga abantu bafite amakuru ngo bayabyaze iki ntago twari turi abantu bo kwigisha abantu byo kuvuga ngo amakuru waruvuze ayo ngayo ariko noneho ayo ngayo nawe waruvuze ariko hari nandi ari mu mibare none si bakubwiye ko umunyarwanda umwe muri 5 abarwaye bayabaza icyo ayo ngayo kandi ari bo bayazana si bo bayazana reaction yabaye bayamajije iki abarwaye iki abari ufite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa yarigeze kubugira Alex none si bagura ko 71 y'abanyarwanda bafite amakimbirane ari yabyara biriya ko bimaze imyaka bimenyekanye hakozwe bakubwira ngo 45% by'abanyarwanda n'ibice 5 bicwa n'indwara zitandukanye 49 n'igice 49 n'igice bicwa n'indwara zitandukanye bayamaze iki aho babivugiye se ko ari umwaka ushize ko tugeze mu kwa gatandatu hafi kimwe cya kabiri cy'umwaka umaze kwakira ubutumwa bungaye bukubwira ugomba kwirinda indwara zitandura process iracyakomeza izakomeza se kugeza ugiye izakomeza mpaka ugiye none se uwo mubyeyi ntiyapfuye we process igira igihe itangirira bitagira timeline nayo ntago bari process Alex rero ibyo bintu byo kwigira ngo impuguke ngo turimo ngo turabwira abantu sinzi wavuze ngo ariko mu musesengura iki ko ibintu hano bisesenguye niba bisesenguye muri ubwo buryo tuzaguma muri uyu mujyo nyine niba ubwo buryo yabivugagamo bisesenguye twaguma muri uyu mujyo Noeline yajya atanga icyo kirego cyo kugaragaza uburyo abanyarwanda kazi bahohoterwa wa undi uri kugorerwa igitagata nabonye ku gihe.com yajya atanga ubuhamya bw'uburyo 45 yego by'idolari ibyo bintu twaje twuma muri ibyo tukaguma muri repetition de mots ariko niba hari urugero rw'icyo RDF yahindutse cyo ku rwego mpuzamahanga ni urugero rw'uko bishoboka ko abaradf bavuka muri twe ni bakuru bacu ni barumuna bacu ni basaza bacu ni ba papa ni ba mama bari wivini muri twe ni twebwe niba hari urugero rw'uko byashobotse twikwifuza ko RDF yagaragara hose twifuza ahubwo kuba nka RDF muri byose
yego Clement nibyo niko ngiye mbitekereza at least nibura problem reaction solution yego ikibazo kiragaragaye ukigizeho reaction gitanze solution ubuzima bw'igihugu n'abandi bantu bugakomeza n'ubwayo bugakomeza yego reka mbashimire nakoze cyane Karinijabo nakoze cyane Clement wakoze cyane nawe nakoze namwe bari badukurikiye mugira ibihe byiza. uyu munsi 97% by'abaguzi bose bamenyera kuri internet amakuru y'aho bagura ibicuruzwa byose bagura. Niba amakuru kuri business yawe ari ahandi hantu hatari kuri internet, ubwo urashakira abakiriya aho batari. Reka mbivuge neza, niba udakorana na Afrinovators mu kumenyekanisha business yawe, urashakira abakiriya aho batari. Uyu munsi Afrinovators ifite promotion yitwa Toto Digital Promo. Hano tukubakira website nziza kandi igezweho yaba ya business isanzwe, e-commerce, NGO, amashuri, ibigo bitanga service n'ibindi. Tugukorera Google profile itanga amakuru yose kuri business yawe, tukaguha na domain name nka .rw.com cyangwa se .org. Ikiruta byose ariko tukwinjiza muri huza.rw. Uru ni urubuga rufasha business zo mu Rwanda kuboneka ndetse no kumenyekana kurushaho. Aha ni abakiriya bashya bashobora kukubona. Niba ibi byose ubifite kuri huza.rw, tuguhigerageza cyangwa se trial y'amezi 3 nta kiguzi. Gushyiraho business yawe ku buntu. Urashaka gutangira? Hamagara cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 85 73 70 cyangwa usure y3.huza.rawa. Wanadusura aho dukorera i Nyarugenge mu mujyi mu nyubako ya TCB mu muryango nimero F1B inyuma ya Centenary House, ni hafi ya Simba Supermarket.